Welcome to YouTube Tech, where every electronics challenge has a solution. The hustler, the fighter, the troubleshooter, the reality of electronics repair. Never give up, mpaka nyagize. Uyu munsi twakomeje no tudatinze mu bintu byinshi. Reka dutangire. Banze tugire gutya. Banze dukubiteho akamuri. Ahasigaye dutangire. Iyi telefone murimo murayireba. Ngiyi ntaga Tekino gatoya T101. Kano ga telefone kanjye rero ndimo ndahamagara umuntu ntabwo ari kunyumva, ariko nge ndamwumva. Urumva ko hano uramutse uje ugacuranga urugero radio, urumva ko mikoro yo hejuru iravuga. Mikoro yo hejuru iravuga rwose, bivuze ngo iki niba hano basha gucuranga radio bigakunda, bigaragaza ko iyi mikoro ari nzima. Hanyuma ariko niba uri kuvuga ntibakumve, mikoro cyangwa se kakandi twita transmission microphone, kano ka mic kagize gute karapfuye. Aka ni agashyashya rero, kano ni agashyashya ngira ngo murayibona neza. Kani agashyashya tugiye kureba buryo ki twabitunganya. Kureba ko twabitunganya, icyo usabwa nta kindi, niba uri mushya nukanda kuri subscribe. Hanyuma muri iyi video mbere yuko dukomeza, reka mbararikire ko turi burareberemo uko akoresha soldering hot air station cyangwa se hot rework station. Iyi hot rework station tugomba kurebera hamwe uburyo wayikoresha ukura system cage unayitera. Turabirebera hamwe muri iyi video. Iyi telefone tuhita dukuraho system cage dukoresheje rework station, ubundi dukomeze twige wageze kuri YouTube Tech. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki? Iyo umaze gukuraho urugi ukuramo battery, removing battery, ugakuramo sim card, ukazishyira ku ruhande na battery ku ruhande. Warangiza ugakuramo memory card cyangwa se ukaba wanayirekeramo, ntacyo byabitwaye. Ibyo warangiza kubikora ugatangira ugafungura telefone y'umukiriya. Zaraponyotse, niba umukiriya rwose brosi we yaraziriye, zashizemo kabisa, ariko urafungura izihari rwose. Nurangiza ugire batya, ugire utya witonze kandi wihuta. Wageze kuri YouTube Tech, wageze ahantu hanyaho. Ibuka gukanda subscribe niba uri mushya, kugira ngo utazacikwa n'amasomo y'ubutaha. Twakomeje icyo uracyegura, kugendana neza. Mara kucyegura wegure na mikoro, ukuremo n'aka ngaka. Abona ka mic tugiye gukora ngaka, dore n'aka ngaka niko kapfuye. This is a defaulted microphone. Dore n'aka rwose tugomba kugira ute kugasimbuza. Ni iki kikica rero? Gashoboye kwicwa n'umwanda, gashoboye kwicwa no kugwa mu mazi, biterwa. Hanyuma numara kuyikura telefone, numara kuyikuramo, icyo ugiye gukora nta kindi. Tugiye kubanza dusimbuze aka ngaka. Banza tugasimbuze, tugiye kugakuramo. Icyo usabwa nta kindi, urafata ferasudi yawe, ubundi
uyicomeke. Interference yawe uyicomeke, numara kuyicomeka utegereze ishyuhe, rwose. Hanyuma mu gihe tugitegereje ko ishyuha, reka tube tugira ibyo twirebera hano. Murabona ko iyi microphone yacu ifite hano, ikagera n'ahangaha, none ifiteho plus. Ahari plus rero niho hajya urusinga rutukura, niho hajya kari akaguru k'umutuku. Ubwo nujya gushyiraho ya microphone nshyashya, umutuku ugomba kujya he? Hariya hari plus. Umukara ukajya hano handi hasigaye, ubwo ni kuri negative. Aka ko yugacuritse ntabwo gakora. Mu gihe iyi nini rwose, iyi nini ushoboye kuba wayicurika ugacomeka uko ushaka, ugasudira uko ushaka, nta kibazo. Ariko kano yugacurikiranyije ntabwo gakora. Ibyo ugomba kugira ute kubimenya. Twagiye, reka turebe ko yashyushye, ubundi duhite twikomereza. Twagiye turebe ko yashyushye, ntabwo irashyuha neza. Uraba utegereje banza ishyuhe neza. Noneho twabonye ko ugomba kwibuka guhanagura. Jya wibuka guhanagura igikoresho cyawe, ibuka kugihanagura neza. Jya wibuka guhanagura, hanagura iyi myanda rwose, uyihanagure neza. Tugiye kugateraho kariya, ugateraho kano, urabanza ugakureho. Urabanza ugakureho, numara kugakuraho rero tugiye gushyiraho akangaka. Hanze twongereho agasudire gake, na hano twongereho, niturangiza tukazane. Umutuku hahandi hari positive, umukara hamwe hasi hari negative hasigaye. Undi ugaterekeho neza. Hanyuma igikurikira ni iki? Igikurikira nta kindi, tugiye guhindura iyi system cage tugateraho inshya, ariko dukoresheje Rework Hot Air Station. Icyo ukora nta kindi, urabanza ugakuraho iyi shashi y'amatushi, ukabanza ukayibika ku ruhande kugira ngo itaza kwangirika. Wamara kuyikuraho, igikurikiye ugiye gukuraho iyi system cage.
igikurikira nta kindi, tugiye kurebera hamwe uburyo ukoresha hot air rework station. Dore ngiyi hano, ngiyi hano ifite buto ya on and off. Ahangaha gira gutya uba uyicanye, kuri iyo uyicanye. Wamara kuyicana rero hasigaye guhitamo icyo ugiye gukoresha. Hano ifiteho soldering, aha ikagira SMD rework ku isite. Rero tugiye gukoresha iyi SMD rework kugira ngo dukure system charg. Urabona ko urazamuka hano, irakoresha izi volume kabisa. Imwe ni temperature iyo hasi, iyo hejuru ikaba air volume. Dukeneye cyane temperature. Hanyuma urayikoresha iyi buto, ifite buto eshatu. Imwe iyi iraza gukoresha iyi hot rework station, noneho iyi nayo iraza gukoresha soldering, iyo hejuru iraza gukoresha breaker. Dukeneye iyi ngiyi. Nurangiza urakalibratinga, ubundi ugire temperature ukeneye. Numara kugira temperature ukeneye, nta kindi ugiye gukora, tugiye kuza gukura iriya system charg. Urafata tweezer, numara gufata tweezer urazana ya rework station ushyire munsi, hariya munsi ya system charg. Ubundi ugakureho. Numara kugakuraho urazana kandi gashya. Urafata soldering iron yawe ubanze uzibure zino nzira. Ushoboye kwiyambaza kandi gasudire gake. Warangiza ranzira ukaza ukazizibura neza. Ubundi nurangiza zino nzira nazo, za charging port. Ubundi ntabwo ari system charg, mu bisanzwe ni charging port. System charg ni nini. Nurangiza uraza ufate kakandi gashyashya ngaka, ubundi ugaterekeho hano. Ubundi ugatsikamire neza gafate. Hasigaye urebe neza ibyo wakoraga niba biri clear. Hanyuma urabona ko kagezemo neza kabisa, kagezemo neza fresh, karimo ruzungu.
nta kindi gisigaye rero uretse gushyiramo agasudire mwa ziriya nzira zo ku mpande zigafata neza kugira ngo umukiriye atazayicaginga kagahita karanduka ugasanga aguteje ingaro. Uraza ugashyiramo agasudire hariya gakeya nk'umuporofesiyoneri, gake ashyiramo kabisa witonze. Ngaha rero ibintu biba byaciyemo neza, noneho kubera ubushyuhe bwinshi ka microphone kawe kavuyeho, urakora iki? Urongera ugasudire, urongera ugasodaringe, gasubireho wubahirije polarities, positive kuri positive, negative kuri negative. Hanyuma iyo urangije gukora uzimya ibyo wakoreshaga, niba ari ferasi ukayicomora, niba ari igipimo ukagira gute ukakizimya, niba ari hot air workstation nayo ukayitaninga off. Warangiza ugafunga telefone yawe nk'uko wayifunguye. Hanyuma hano iyi mikoro yacu agasinga kamwe kacitse, ugomba kubanza ukabireba. Agasinga kamwe kacitse, ubwo ufite kugira ute kugasudira, kongera ukagateranya. Dore ni aka ngaka k'umukara, agasinga k'umukara rwose kacitse. Kacitse rero, kaba kacitse uri mu kazi uri kuyikora, kaba ari wowe kacikiyeho, ugomba kugira ute? Ugomba kugateranya, umukiriye agasubirana telefone yiwe imeze neza. Aka ngaka niba katandukanye ugomba kugateranya, umukiriya agasubirana telefone yiwe imeze neza. Ngaka kandi ni kariya. Uragashishura, ugashishuza ubwende cyangwa ukagashishuza ubushyuhe. Maze kugashishura nta kindi ugiye kugasudira, ugiye kugasodaringa. Uraza ubanza ugasige sudire na kariya kandi, numara kubisiga sudire ubihuze.
ntabwo bihuye neza. Umutekinisiye ugomba kugahuza fresh. Kakaba gafite isuku. Warangiza nta kindi ugomba kugaprotectinga, kugira ngo kadatezamo short circuit. Urazana agascotch gato, nurangiza ugira ute ufunga ahantu hari sudire, hafunge kugira ngo utazatezamo short circuit. Hanyuma nta kindi gikurikira uretse kuzana telefone yawe ukayisubiza muri housing yayo. Gripe zimeze nabi muri hangana, nurangiza ufunge. Hanyuma iyi mic nayo uyitereke aho igomba kuba yicaye, mu mwanya wayo, yicaze mu mwanya wayo. Ubundi uzane ishashi y'amatushi uyisubizeho. Iyi shashi y'amatushi rero mu kuyisubizaho, hano haba harimo utwobo, na hano harimo akobo, n'ahangaha. Noneho kuri telefone naho hano karahari, n'aha karahari, n'ahangaha. Bigomba kuba biringaniye kugira ngo wirinde ko urajya ukanda buto hakora itariyo. Iyo wabisizeho nabi rero bitaringaniye, umukiriya aragenda ajya akanda buto agakora ibyo adashaka. Rero igomba kuba iringaniye neza, ziriya ntoboro ziri kuri line. Okay, ubundi warangiza ukora ibyo ugafunga. Gufunga ahasubira bro screws zigasubiramo. Ubundi ukabukemuye ikibazo cy'amajwi. Ibintu byo kuvuga ngo ntabwo umuntu ngo ari kukumva, ibiki n'ibiki, bikaba bigiye ku murongo. Uzane memory card y'abandi uyisubizemo, uzane simukadi nazo uzisubizemo. Nyaboneka niba uri mushya kuri Altube Tech, ibuka gukanda kuri subscribe button, ubundi usubizemo batiri. Gusubizamo batiri uyatse. Hanyuma tuzane sharijeri turebe niba system charge iri gukora, ubundi ucaginge urebe. Ubona ko irimo neza ruzungu. Wakoze kubana nanjye kuri Altube Tech.
tuzasubira mu masomo y'ubutaha. Bafitiye isomo ryo guhindura, isomo ryo gutera modile kuri amplifier zino zisohoka zidafite FM ariko ukaba wayongeraho. Iryo somo rero ndakuraritse utazacikwa. Never give up mpaka nyagize.